wari umunsi utuje nk'indi yose. Izuba ryabyutse rirasa nk'uko bisanzwe. Kuri uyu munsi nibwo umusore Manase yari guhura n'umukunzi we. Bari bamaze igihe bavugana kuri telefone ariko batarahura na rimwe. Gusa Manase yifuje ko bombi bahurira ahantu hatuje. Muri urwo rwego yiyambaje mu muherekeze nk'umuntu we yizeraga, kuko mu busanzwe Manase yari afite ubumuga bwo kutabona. Nuko mu masaha y'igicamunsi turagenda, nubwo we yabaye nk'unsigaho gato ariko namusanze inzira turajyana. Twarahageze murebera ahantu heza mu twatsi akwicara. Ntibyatinze n'umukobwa yari ategereje arahagera. Bite? Muriya se? Nise nagabona? Njya kumwibariza. Nanjye nabahaye rugari ngo baganire. Ese wabyakira ute? Ibikize? Kuba turi kumwe. Nabyakiriye neza ariko ntabwo ari cyane. Ntabwo wishimye? Ntabwo wishimishije. Kubera iki? Ntabwo yize umbwira ukuri. Kuye ntakubwiye? Ntabwo yize umbwira ko uri umusore utuzuye. Mbwiye? Kuri umusore utuzuye. Njye ntabwo nuzuye se? Ntabwo wuzuye kuko ntabwo ubona. Ese ko atari njye wabyiteye, ariko nta kibazo, ibintu byose ndabikora ndabishobora. Oya? Nawe nakundana n'umuntu utuzuye pe, utabona. Ubuse wazambura uti? Kukubona rega, twebwe tugira uburyo bwacu turebamo. Ese ko namenye ko turi kumwe? Ibyo byo ni uko nyine Mari uri kunyumva. Gusa njye reka mubwiye pe, no mu nzozi zanjye ntabwo niyize ndota nyine nkundana n'umusore utabona. Ntabwo niyize mbitekereza, nawe zambwira oti izo ntabwo ari izo nzozi zanjye. None se abantu tutabona ntabwo tuzagira abakunzi? Oya, muzabajya ariko batari njyewe. Ahubwo nta nubwo nshaka kuduza no kuvuga ibintu byinshi. Umbabarire pe, ntabwo byakunda ko dukundana. Yasha ntabwo yaba impamvu yo gutandukana kwanjye nawe, kandi uzi ikiganiro cyose twagiranye ntabwo wagitesha agaciro pe. Oya, ahubwo ntabwo ari ugusuzugura. Reka ngende, uri no kumarira umwanya ahubwo. Nyamara wari ukwiye kunyumva. Oya, bye. Gusa Imana yanjye ko kuki wabyemeye ko ubuzima Mana ko tutabyiteye. Ubu ngubu ngo kubera tutabona koko ibintu byizanye tuzagiye kuba tubizira kuko Mana. Amagambo uyu mukobwa yabwiye Manase yaramukomerekeje cyane, bituma ahaguruka ahita agenda n'agahinda kenshi, kuko nyina nari ndi kuvugira kuri telefone sinamenye ibyabaye. Mu nzira Manase agenda yahuye n'abasore bari muri siporo, bamwambura inkoni ye ndetse banamubwira amagambo mabi amwibutsa ubumuga afite ndetse amwambura ubumuntu.
kubw'amahirwe aho hanyuze undi musore aramubakiza. ntabwo bavuga impumyi n'umuntu ufite ubumuga bw'imukora ariko umuntu ufite ubumuga bwo kutabona wivanga ariko mani bakubita ubundi nibyo mushaka nimugende muvanga mugende ariko nagabona bro nagabona ma n'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona katwumene baseka gire mugende twikomereza siporo man. Aha, ugenda umugira umwana wawe ntabwo umuntu uko yambaye amakoti bro. Ubona badutayemo. Akora rukinga turarukinije man. Nizindi sikatwikomereze katwikomereze. Ibintu bimbaho keshi. Bimbaho keshi ariko murakoze pe. Uyihangane nta kibazo, ihangane rwose. None se ubundi wanyu ni hehe? None se wangejeje ahantu hari moto? Ntabwo se kari hafi waretse nko kugezayo? Oya. Ni ngeze ku moto bireke? Oya, ngeze ahantu hari moto biri ndabyimenya. Si hano hafi se? Ntabwo ari kure cyane. Turagenda tugereyo ishyire mu rugo na ngaruka. Oya, kubera njye nshaka ahantu hari moto ni ukuri wamfashije kandi ihangane umfashe icyo kintu cya nyuma. Ushaka ngo ugeze kuri moto gusa? Bari kugeza kuri moto nta kireka. Arakoze cyane. Njyaho narindi ndakomeje kuvugira kuri telefone ngenda bituma ngira kure. Aho nongeye kugarurira agatima nabonye wa mukobwa nasiganye na Manase anyuzeho, ntangira gukeka kuko biri kose ikiganiro cyabo kitagenze neza. Ubwo narihuse umenye uko byagenze, ariko ngeze aho namusize ndamubura. Muhamagaye kuri telefone yambwiye amagambo ateye ubwoba, numva ameze nkaho arimo kunsezera. Nyine nahise nigendera nakubuze nanjye, ariko ubwo nanagusezeye nyine wasanga ngo nanagusezeye wasanga aribwo bwa nyuma tuvuganye. Nkibyumva nirutse amasigamana kandi nca inzira za hafi ngo ndebe ko natabarira hafi, kuko bwari ubwa mbere nakumva mbwiye ryo. Nageze mu nzu ye, ariko kubw'amahirwe make nasanze yiyahuje umuti wica udukoko ndetse yasize n'ibaruwa. Nabuze uko mbigenza, buri imbaraga zitabaza, ahubwo mbanza gusoma ibaruwa. Nshuti yanjye Rugwiro, urabizi uko nagufataga birenze ubushuti, ahubwo byari ubuvandimwe. Wambereye mu mwanya w'umuryango wanjye ntigeze menya, kuko urabizi bo bantaye nkiri umwana bitewe n'ubumuga navukanye. Gusa wowe wabirenzeho, aho twamenyaniye nibwo natangiye kumenya ko habaho abantu wanshakiye ubufasha mu nshuti zawe mwakuranaga, rimwe na rimwe byakanga umushahara wawe ukawuntakazaho. Ibyo byose nibyo byanyongereye icyizere cy'ubuzima, kugeza ubwo nanjye naje kwisanga nakunze uriya mukobwa twari twagiye guhura. Byose urabizi niwe wabimfashagamo, ukamfotora amafoto ukayamwoherereza. Uyu munsi rero ubwo nahuraga nawe, yambwiye ko mu nzozi atigeze atekereza kuba yabana n'umusore ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose, ko arifuza kuzabana n'umusore wuzuye utabura ikintu na kimwe. Yambwiye byinshi ntagusubiriramo,
ariko byose byatumye nkomeza kwitekerezaho. Ubwo navaga aho nahuriye nawe ngusize inyuma, nahuye n'abasore benshi banyambura inkoni ngo ntibumve ukuntu impumyi igenda mu muhanda. Banyibukije ibyambagaho byose mu bwana bwanjye, ntekereza ko kugira ngo bitambo hari uko ugomba kuba undi hafi. Byose byanyeretse neza ko ntacyo maze usibye kubera abandi umutwaro. Niyo mpamvu mpisemo kukuruhura ndetse n'abandi mwese mwafatanyaga kumfasha. Nari narize ngo ndebe ko nazibeshaho, ariko kuba abantu bamfata nk'uko narimbaye hose nabyihanganira. Uriya mukobwa twahuye niwongera kumubona uzamunshimire, kuko n'umwe mu bantu bigeze gutuma numva nkunzwe byibura. Kumva ijwi rye byatumaga niyumva ukundi. Uzamumbwirire ngo yarakoze. Wowe ho sinabona uko ngushimira, kuko ntacyo mfite gihambaye nakwitura. Gusa warakoze cyane. Yari inshuti yawe Manase. Niba koko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, tuzongera duhure. Urabeho. Hashize ibyumweru 2 dushyinguye Manase, ubwo nagiye kumutumikira kuri wa mukobwa, mushyira ibaruwa yari yaramusigiye amushimira. Uwo mukobwa nawe asaba imbabazi kubw'amagambo yabwiye Manase. Ukuri Imana imbabarire, ntabwo nari ko ari kuriya bizagenda. Nawe mbabarire nk'inshuti ye. Ntabwo ko byagenda kuri mbabarire pe. Imana imbabarire. Nari nzi ko yakiyambura ubuzima. Ese wowe wumvishe inkuru ukuyemo irihe somo? Burya si byiza kubwira umuntu amagambo yose wiboneye amwibutsa ikibazo runaka afite nawe ugatishimiye, kuko bivamo igikomere umuntu ahora naho ari hose, bigatuma yumva ko ntacyo amaze. Bamwe kubyihanganira bikanga, bakaba bakwiyamura ubuzima. Birashoboka ko uriya mukobwa yihakanira Manase mu kinyabupfura, ntamubwire ko ari umusore utuzuye, yari kubyakira neza ubuzima bugakomeza. By'umwihariko ku bafite ubumuga, ducike ku mazina atuma bimva nk'aho batari abantu, ndetse n'andi magambo yose abatesha agaciro.